yego we ntawanga ikirumuna kirakura bakaresha we yego we ntawanga ingarigari ibijumba n'ibishyimbo n'amateka niba ndimbwa ndamaze yego we agacaca karande yego we ndagaruka ndagatema katazate burungana yego we urabe urumanzi we abakobwa si bose we hasigaye ngerere we hasigaye ngerere we dutwaye umugenzi we baramujyanye badutwaye uw'ingenzi we kamariza aragiye we dushimira umuranga we tumba miniki imva w'imyoza icyo nabyumva reka wawe nta kuntu yewe ndumva mfite n'igiseko ntwejom ugize imana umukobwa warashyingiwe nayo ngo urababaye uragutera impundu kandi baririmba ngo no kuva iwanyu ukajya abandi ni amahirwe aho kuvuga ngo ni agahinda arashyingiwe se aho ashatse azahashobora gutwa n'iki si inkumi kwa Gasimba ni abantu bisukira bambwiye ko batoroshye cyane kuva aho bari abahungu baboneye akazi i Kigali kandi rero Kamariza n'akajiji sinzi ko kazashobora urugo azabuzwa n'iki se abuze iki ubyara abana ukabamenya imico sinzi ko Kamariza niba buriya ni akanyambaraga nkeya guhinga ko ni ugukururiza agataka ku karenge ntazi gushinga isuka ngo atabire zahimenya nagera mu rugo rero banamuvugiraho neza ngo ashatse mu bagaga abahingisha amafaranga aho ntakora ngo afite urutoki barandahiye ndakubwiye ngo benga kabiri mu cyumweru bimumariye si cyo katanywa kawe kuri gitangaza ewe yatarunye se hari icyo inyo nzamuhorera ndusoma cyangwa njye nyuza amarunzanire rutiku hari ikibazo simbona ubone harira ngo byaba umukobwa bayibyaye baribeshya ahubwo ababyariye abandi navuga se ngo ni akanyambaraga nkeya ko ntacyo azamenya gukora birateye mayi none se ntiyanyambaga ubu se ninde uzankiriza umwanda ku muryango naramukiye mu gishiye ariko ye ubu se nzibuka gusubira munsi y'inkono urumva ari byo uzajyayo rero akanjye karashobotse cyangwa niwe w'umunebwe hubwo yewe ndeke bibyo ntawe ubibara kuko ubwo bibaye ibyo ngibyo ntawe wakwakira inzoga n'inkwano ariko ukanishema ry'umubyeyi kugira ngo urabizi ko ari ukubona ayo bashatse nk'abandi bakabyara bagaheka bakubaka rugakomera burya niryo shema ry'umubyeyi rwose ndakubwiza ukuri yego mama rero nzaba mbarirwa imyubakire ye maze nze kubwira nyirasenge amwiherera na mwinje yumve ko atari akagoryi ubwo kuki utabizi kandi uri nyina ese wowe ko mbona ari nyina agashinga ihembe buriya azamenya gufata neza umugabo azamufata nk'uko ungenza uko azamufata nk'uko ungenza uko yewe ufatanya n'ubusaza ibyo urabiyobewe wambaye ikirezi ntamenya ko kera ubwo rero urampinyuye nuko reka nkubise njye kureba uwo mwana none ubu ngubu yahogoye nabonye n'abagenzi be bakomeza kumuriza baza mpeze undi bagwa nire bagenzi banjye icyo ni ikira ndabyiye umukobwa wanjye nawe ugashaka kunsabuta bishoka ariko se bivuga nabi kandi birora ari ibyacu dore ngiye kuyizana nibyo nshaka agira vuba nyine reka maye ndiruka muri rwinshi yewe rega abagore ni ngombwa kubakanika niyo nta mpamvu ariko kanyira abanyonkesha umutima sinzamukoza n'urwara ashwe namukubise kera tukiri bato kubera ubusore gusaza ariko uracyakora ikira ndakomeza ntegereze wagira ngo ntiyavuye mu rutoki rwanjye dore ndaje nyakugira imana akira maze kandi ubu ndabizi sinongera kukubona kuzageza ejo ubukwe butashye none rero mbere y'uko ugenda nagira ngo nkwibutse ya magambo yahise kandi umva unyubukirize uriya mushyingira mutimura umwihanangirize rwose maze azacunge neza iby'imihango y'ubukwe icyo si icyawe we nawe mbona sigari gataha mitwa ahubwo tugiye kubisubiramo humura
urumva umwihanangiriza azatubera aho tutari uyo naye nta kibazo nawe mbona asigaye gataha mitwa ahubwo tugiye kubisubiramo nawe nta ngorane maze rero mukaka muzima mubizirikane rwose mubishyire ku mutima erega hanze habakanuye amaso icyo byota ni ukumenya amagenzi y'ubu bukwe ubusaba mushingikiye amenyo sibo benshi gusa nzajya guteza ibikondo kubona uko umunsi wabwo wageze koko amagenzi nuko ubigenzura neza ibyo ndabyumva rwose ko umushingira azabikora bakamurinda babagore bose baza biha kumuhobera uzi ko burya bashobora kumusiga ibintu bimukinantura reka nyina senya azabahari azabacunga nta kabuza ndabyizeye muzabizirikane cyane nta ngorane irimo uzamenye kandi wibutse mutimura n'iby'imihango byose cyane cyane ka gaseke kagaruka iwacu kagaruka se kavaye kandi gaseke nyabaki ka kandi kagaruka iwabo w'umukobwa yewe kamwe karimo umwishywa ahubwo rero burya kaziru gakoraho kereka umushingira wenyine kaziru gapfundura ntawamenya yewe numvise rwose ubwira umwumva ntavunika ese wagira ngo jewe ndoroshye iruhu ugenda gutumikira mu kanya none ha rwose nta ngorane ndakumva burya bana niyitangaza rwose urumva icyo gitaramo cyabukunda ari cyiza batera umuntu agahinda ko ari uko tuba twarakiye inkwano abagabo twarabiyemeje nuko ari byo umuntu yemeye nabundi umuntu yakwisubiraho rwose neza rwose yewe oya bano bana barabyina neza cyane barabyina rwose uko babyinye urugo rw'ahataha bararutwibukije ndakubwiye itangaza uze no kubarebera no kwitondera mbere inzoga nizeye ko zihari zidashira ubohereze n'ikindi kibindi cy'amahoro inzoga zose ikibuze nta kibuze rwose inzoga ziri ahangaha n'imihuro ibiri rwose zayitosha ntaswe ijoro rimwe ariko baneze ngo bazarara ikigoma ejo bamwana bagera uzaba ufite biriya birorira utabyara burya biragatsindwa aho burya kubyara umukobwa nyine kubyara umukobwa ni byiza cyane ni byiza ariko iyo bamujyanye nyine nabyo ni ukujya tubyikuramo niko bimera ariko se ubundi tarabyira yabona ibirori by'ibyo ntabwo rwose oya nibahabyine nta kibazo oya nibabyine maze birobanuye n'intore gusa barandaye ngo ikigoma barabyina ariko ntibishoboka ntibashobora kurusha abantu ntabwo ikigoma barusha abantu bose ntibijya bibaho nzarongoza ngenda nzari ikigoma ngwino bikomeza kurama gufura cyangwa kwitira umwana uriswa n'ubusa wako ubu wabaye mukuru ugiye kubaka urwawe amarira y'ubutisi bw'abacayihanagura yasigi iwanyu rwose ngwino wirira wihogora cyangwa ngwino rwose bikomeza kurira ariko bikomeza kurira ni ikikuko ngwino bikomeza kurira di uracyaka kukira umwana uriswa n'ubusa wako ubu wabaye mukuru ugiye kubaka urwawe ma amarira y'ubutisi bw'abacayihanagura yasigi iwanyu cyangwa wirira wihogora disi numva mfite ubwoba n'agahinda kenshi ntabwo nshaka kujyayo ariko noneho warogeshejwe da uzakomeza urire uzagenda amaso y'abahindu barura koko disi we ngwino ujye gufungura rwose ujye kureba icyo wafata mbisasi ejo dore ntuzabona n'akanya ko kugira icyo wabona icyo ufata ntabyo nshaka ni mabireke ntabwo nureba aho dukesha two kugusaba umutima utarubira guhodo ntabyo nshaka yewe ariko mwihangane ejo azahodokera mu maboko y'umugabo we waza ukagira icyo uza ukagira icyo wareba wafata na kimwe rwose ntabyo nshaka yewe ngo nawe wari uwo mugabo niwe umwishakira namwijyanira reka nyanzigire umwana wanjye akomeza kurira wowe umukeneye azigireyo njye nawe nshaka wowe uzagenda umenyere wubake mama umurwayi nk'abandi ntigiye kuribwa dore yatunaniye da twamuhenda henze yanze nihangana twamuhaye buri kintu cyose yanze gukoraho
namuhaye utuboga yiyangiye, namuhaye agatoki reka da, namuhaye amata yiyangiye, namuhaye agasururu yananiye rwose, byose aragira ati ngari. Uzagira ngo muheke muyihe ngobyi rwose, ndamujyane wenda ubwo uri nyirasenge aragukundira umwenda yewe naje. Kamari ura ubwo bareba baransekera. Uzagira ngo muheke muyihe ngobyi, ndamujyane wenda ubwo uri nyirasenge aragukundira. ura nta kintu yafashe na gitoya. Kada byose yabyanze ati ngari. Ego ko ni mu mureka zagiye agiye naho barateka bazamuhaza. Afite n'inka z'indezi zizamukamirwa. Kamari ugiye iyo ugikunzwe ubwo nyirasenge umwenda henda wenda aragukundira. reka agiye hakunzwe bazamutonesha bamutetesha. Niko mwana wa Kamari hangane wa ugiye mu babyeyi zasanganya ko muko nini nka nyoko. Umugabo aragukunda bose baragukunda mwana wanjye. Hangane siko mwana wanda kari mugiye kundi ntago nakurakarira ndakarira amasenge wonsenga ibyishimo se nakurakarira yewe wonsanga mutetera mutera ibisage abisige yewe ntabwo narota murakarira humura ariko ndababaye cyane bibabara turagukunda nanjye ndaje guhoza umwari w'umuhangange uzira ubugwari bo barata uburere bwiza bo dukunda rugero rwiza bo batoye abasoma basanga ababyeyi bifuza kugira tuzashyingira ejo bukeye. Genda neza mwarukeye. Icyo cyekereye twihangana umukobwa mwenyine nanjye ndaje kumutaramira cyakora si kubwa gahato twarabanye twarabyirukanye nk'ababyeyi koko disi kimbaba tuzagukumbura tugutashye tuguhanye turagukunda naho ugiye baragushaka bazagutetesha ushira agahinda maze bagutoza imico y'iwabo ariko ntuzibagirwe iwacu. turahizeye uzahashamira uhasamira abana beza nkawe, uzaharanyira imigisha myinshi izagushishisha ibyiza by'isi kuko iby'ijuru bizwi n'abarituye. Maze rero mushiki wacu muvandimwe dukunda wowe twabanye neza bizira nabi, wowe twari dusangiye urugwiro duhujwe n'itorero ry'abatoya bagambire kugandura urwatubyaye dukoresheje amaboko yacu. Uragiye ndagiye disi uradusize tudasamuranye, uradusize ariko ntidusigariye ubusa sinabangaga nanjye. Nagira ngo gusa nkwisabira ikintu kimwe. Kamari karame uzakomeza umurego n'umurava, umuraza wawe azaza kurata urugwiro, uzaba urugero rw'abusanze ntibazagusatire ngo bagushyikire, uzabanikira ariko bamurikire maze bazahore bakurata. Umwanya wawe muri ryashyira hamwe tuzahakabariza mwene Karimunda. Turagiye kurangiza sera zatwungura uburyo bushya bwo korora no guhinga kijyambere, sibyo? Aho uzajya nusanga iyo miryango idahari uzababumbire hamwe. Ndavuga burungano rwacu. Tuzaza kubaha umuganda, tuzabafasha gucukura imingoti kuri bya bisozi bihanamye. Urabyumva? Tuzabafasha kuyikenyeza ishyamba tuyitere stari. Kukurage Kamariza. Yewe sinabona icyo mvuga hejuru y'umubano mwiza mwongeye kungaragariza. Gusa cyakora bijeje ko ntazabibagirwa habe na rimwe. Tuzakomeza dusurane twungurane n'ibitekerezo. Uzahora neza ariko umutima ari kumubiri. Harimo ubusanze cyangwa usize. Ihorere. Ababyeyi nawe uzabyara uzahora uri ibintu bw'abahandi. Kuba iwacu buzahora uri igitego gitega abanzi naho abakunzi bazaguhorane. Ese mwana wa Kamari utavuga rwose nukugiye kunsezera Kugira ngo mugikimo niko ubona nabugikiko funyikiye agahinda ni mwana ngaho cyane yewe uze tuzahurira ye mamwitayire naze tuzagumana ko muzitayira kumburije paya wawe uzahita nasuyireba uzahita nasuyireba nimusigeho
simusigeho reka umurizi have nimusigeho mukomeza kurira niko Kamari mwana wa bose ubu ngubu kutavuga no kubera iki rwose nuko ugiye kunsezeraho koko mwana wa uragira ngo usige umfundikiye agahinda koko niko mujaka aga ndumva hari haranshisha rwose uragira kutavuga rwose ni iki rwose nuko unsezeraho rwose uragira ngo mvuge iki waba urasumbwira iki mwana wa nabwo no kujyana ufungura uje no kuruhuka ejo uzabyuka ufite akabara gusa neza urumva reka ukomeza kurira rwose ukomeza kurira Kamari singamba we neza ukomeza kurira cyangwa ureke twitereza mama rega hari ahantu ndumva hanshisha numva nashaka kujya haragushisha kubera iki mwana wa haranshisha kubera iki se yagushisha ntabwo mbizi ariko ndumva rwose simbishira ipfunwe mwana wanjye shira ipfunwe umbwira ikiri ku mutima dore nyabusa nibwo bwa nyuma turi kumwe mbona kuri umwana wanjye ubundi ngiye kubireka none se maye kububaye w'abandi ndacyakubara si wanjye ubu wabaye w'abandi ubu rwijuje nta kundi ubu ndumva ari nk'inzozi kandi mfite n'ubwoba ubwo bwoba ubusige hano urumva kubaka ni ugushira ubutesi ubu nsigiriye uzajya untetera waje kunsura mwana wanjye kubaka ni ugukoba ugashikama ugakutuza rugakomera iyo bitabaye ibyo rero uba ubaye nk'abajeyi basharanga abo washatse urugo rukamunanira kubera ubutesi nako ni ubupfayongo kuko ubundi washatse aba yashatse aba yashize ubutesi n'ubwana ubwo se kuko ubwo nyine niba mwarandeze bajeyi bizaboneka none se mwana wa ntancyurira nta soni ntasingucyurira rwose nizeye ko nakureze neza kandi nawe uzabinture maze wubake neza mwana wa ahari aho uzagenda wasame ngo ushatse mu bakungu umugabo azazana inote ngo abakozi bakore nawe uramuke ushinze muganika ibishyimbo birare ngo ntiwabagana imyaka ihugutire hanze ngo utegereje abantu ni akazi kawe ikindi kandi umugore nuwubaha umugabo akamufata nk'amata y'abashyitsi ariko kandi mugahuza inama ubwo si byo guhora nigengesereye urumva nabyiviramo uti iki mwana we sinabyishobora ugize ngo iki fata guhora nigengesereye wigengesereye nyine reka n'ubundi simpashaka sinzi ikintu kindimo rwose nta mahoro mfite na gusa umva ntashaka ndeka ntabwo mbizi byonyine ndabitekereza igikuba kikankuka uko kuroga ntiwange wowe ugacwawe ntabwo mwabasinga bacu ni ukuri ntabwo mbizi mfite igishyika kinteye ubwoba rwose ntabwo bisanzwe ntibisanzwe nyine none se si ubwa mbere ugiye kurongorwa ntibase ari ubwa mbere ubwo bwoba se wari kubiterwa n'iki kindi ubwo rero wayatomotswe ngo ugiye kurongorwa humura kurongorwa si ugupfa ni byiza ntako bisamba nkuroga iyo ntarogorwa si wumva nk'ufite waraceceka icyo mvuga ntucyumva hariya ahantu haranshisha ntabwo nahereje rwose yewe nawe ubwawe ntiwumva icyo uvuga reka ngo uwunge nigire kwikorera ariko gerageza usinzire urumva uruhuke rwose ejo amaso atazabasa n'induba rubaye umurinzi jewe ndeba ndiraye akazi nta nubwo ndagaherereza iruhande rumwe ahubwo noneho nawe karakusigamo imvune genda uruhuke ariko ejo uzagenda ufite umucyo ariko baye nawe nk'ubuhuye ngo batahe vuba bandese bariya twari duherekeje Kayitare n'umugore we uyu ni umugore we yitwa Wineza barana inshuti zanjye kuva kera Kayitare yiganye na murumuna wanjye Mutabaruka ahubwo buriya rero abantu binoga ntabwo ndabamenya neza ariko zawe uhore njye naguhagije uramagije singiye kukubeshya nzamba kubwira nzagenda mbamenya buriya buhoro buhoro barabona buhuye nyine
uzaga amaraso none ko nashaka ko twigumanira twembi twenyine gusa ibyo byiza. harya umunsi hashize ibyumweru bibiri turi kumwera yewe njye ndumva ari nk'inzozi nziza. kanguka ntabwo uri mu nzozi yewe nturota turi kumwe. ni nziza ngira ngo ngufate mu nda udatsikira ngatsikimba. Rega nta nubwo n'amayira y'ino n'imisozi nari nabimenyera. Ese ayiwe uko narenguye. Komera yewe ntugatsitare turi kumwe. Ariko ubundi sinakujya ayiwe umure kaburi cyago umure uzi inzira zino sindeba nawe waruguye. Rega niwe wandangaje nawe ndangamiye ariko nta mugayo se ko araje umutima n'ibitekerezo byanjye. N'ubu hatabona surandeba ndakureba koko cyangwa ukwezi ntikubanduye. This way uzi ko wagira ngo kurakumviye yo do hahise hita manzura igihu kiriberetse n'ukwezi dore kuratangaje. Abona ukuntu ari byiza. Reka nta gitangaza ko kunyumvira. Icyo nasaba cyose ari wowe ngirira nakironka nta gutinda da. Reka ahubwo nisabira ku kwezi kubanduye. Kwezi gukina abo bicu, kwezi kwiza, kwezi bimera, kwezi imyaka iminaganya y'inzara ikazibangatana itaravuka itarabona izuba, kwezi mbwira mburiwe n'uyu mbundikiye urukundo, kwezi ntuyu mbumbatiye mu kwaha nje ko kwisabira ibiheko. Uzahore weza umubano wacu, urukundo rwacu rwera abana bacu bazaba beza bazira inenge, bazahinge beza i Rwanda, bazasarure bahunike ibigega, bazasigariza abavantara, abavamahanga babazigamire. Kwezi byiza, dore umugeni gutuye, dore niwe mweretse wa mbere kuva atashye wanjye, niwe waserukiye bwa mbere. Musekere nawe akunda sekere uwo yashatse. Kurasetsa koko yewe umura si ibyo ugomba gusaba ukwezi. Njye nzagundagaza umunezero usesuye. Urumva nzagusasira umudendezo w'amahoro nuko ma amahirwe adufurebye boshye imidende nuko sibyo. Imigera y'amahwa y'ubuzima turayizira rwose. Turayizira igihe cyose tuzaba turi kumwe. Are dore kibono iriheze watinze yagucitse. Ayiwe yigedeye ariko zicyo bayiteye kibono umwe igihe cyo kwereka niba yarenze kare. Ngaho se isaba icyo ushaka cyo uzakibona niko bavuga. Gira vuba. Kibono umwe duhe kunga ubumwe buzira iherezo. Saba neza witonze gusa niko basaba. Kibono umwe duhe kunga ubumwe buzira iherezo, nkuko wirasa mu kirere turasa umwamburo z'urukundo rusobetse ipfundo mu mitima yacu, rizapfundurwe n'uwadutije ubuzima dufite. Ubwo sibyo? Iyo urayisabye da? Ndiyo rwose. Kabeho kaburi cyago muri kindi. Ntugakangarane. Ariko shabuze ko nishimye cyane. Ni ngiye wishimye wowe urabeshya. We mvugira ibintu se. Ganda ari ibyanjye. Ni ibyanjye hushi. Ndagukunda kaburi cyago. Ariko njye ugukunda. Urakabaho yewe. Urumva mugira amana disi ngo arantuka. Kabeho nawe maze tubane. Umunezero z'urutujoga. Maze njongo izarunguruka batwanga. Ari we disi we. Ndagukunda n'impamo. Gihorere. Cyano ngo dutahe dore hatangiye gukonja. Nacyo ndagucanira maze wo dushira imbere. Nuko ese ubundi bushyuhega niwe mbwota iyo nkwegere nshira agahinda n'agasuhero. Nanjye nuko ngwino twitahire dore burije. Oya ni koko igisimba kitana humura ariko ntukavuga igisimba turi kumwe. Niki cyaguhangara nkuri ruhande. Humura rwose. Niyo napfa kandi umuzimu wanjye azagucunga. Cubye gashubu uzakwegera ngo aguhumanye. Humura rwose. Kisaba apfa barabuze uko ntukavugira upfa. Haragapfa umwanzi umukunzi yanzitse. Yewe. Nkubwiye niyo gusa. Nabo muzimu. Igihe cyose tuzaba turi kumwe nta kizagutinyuka. Nta kizaguhangara. Nyizera nanjye nkwizere. Uko niririmbye ijwi ryawe.
abagenzi aho bariyora ahantu nduze nta muntu uhari bagomba kuba ntabahari wenda ubu bagiye guhinga harashinze ntabahari Mukamariza ntarahinguka shamura reba ukuntu hano hameze neza harasa neza koko ameze neza cyane yewe dore urubaho ku cyerekezo muza tube twiyicariye twicarire biraboneka ko umugabo we yakamenye akorera amafaranga yewe simpe n'amafaranga isuku ya Kamariza ni kamere ye ni iya kera ubu aka kanya koko mwibagije umukuburo we n'umuteguro oya ntimumuzi muramubarirwa mwebwe ko wari ugiye kumusaba se byapfuye bite uzi ko ari byo koko reka bacaho nimundeke niho byasize ariko n'ubu ndacyamukunda urumva n'ubu wamumpa reka se kandi kwifuza ni icyaha wamumpa nazana ugatinyuka ukabitekereza warangiza ukanabyasasa reka ntacyo none se uriya mwana kari igitego nimundeke uriya nimumureke ni mahoro n'urukundo iyo iwabo batamutanga ngo bamushyingire muri ano mashuti yabo basa n'abanywanye igihango mba naramwivuganye pe nta shiti ese uzi ko ngo buriya mutabaruka ari babanje kuzura yewe nawe bari barindikaniye ku bana hanyuma se byaje kwicwa n'iki disi gishwe nuko mutabaruka yagiye kwiga agatinda maze babo bakamariza bakihutira kwakira umwana uzamba mbese burya uko byagenze bashakaga gushyingira umwana wabo gukora kuri bo byose byari ikibi yari mutabazi abavandimwe abavandimwe bose barize abanyamashuri abasore beza babaga batunga umukobwa wawe umenya ahubwo Kamariza yari yarabanje kwanga Mutabazi ategereje Mutabaruka kuko arusha mukuru w'ubwiza ndetse n'amashuri ubwiza se buraribwa cyangwa bwubaka urugo nta mugabo uba mubi apfa kuba gusa afite icyo abeshyeshya umukobwa kandi amareshya mugeni ntabura urirarira ukazana igishongore cy'ikizubazuba nyine kandi babivuze ukuri ngo utirarire ntacyo uri nkumi yewe nabumvise ntimumvuge neza uraho Kamari yego Kamari uraho iteka ryose Kamari ni wowe abasore hasi uraho yudu neza muraho cyane usanga byari di hashize akanya urakomeye niko se kwakuyaga ibi byiza bigutaka birabuze komera wumva muraho neza ni amahoro turaho mwaje ryari se disi hashize akanya gatoya ubu se mbagize nteti isura se gusa muruguye twigendere ruguyemo n'impamunguye gitumba ndababaye rwose ntacyo bitwaye yewe gusa simba disi nibura n'abashigishiye ikigage ntacyo bitwaye ubwo tugusanze nta kibazo ubu ngewe numvaga ko mushobora kuguhuza nk'ejo ku cyumweru yewe ariko n'ubundi murare ngo turare murare muzagenda ejo dushiranye urukumbuzi iti yewe urateye cyakora ibyo ubwo mbabonye numvaga hashize imyaka tudaherukanye rwose natwe tukishimira ariko se nyabusambagize nte koko duheke mu ngobyi maze dusimbagize ndareba twagogoje ariko buriya hurira iki koko reka di birababaje cyane reka nuruguyemo rwose oya ntacyo bitwaye nimuze mutambuke mujye mu nzu yewe umugabo wawe se yagiye yagiye ku kazi ariko ubu ngubu ari hasi ureba hano ukuntu hasa neza ariko isuku yawe Kamariza se tukwiye n'iya kera niko se nyabu ubu nawe wenda ashobora no kuza ubwo ari kuwa gatandatu kandi koko di wabona nubaje nsigaye mbona agira akazi kenshi da ese ko ndeba saa kumi iri hafi bari buze ubu n'abageze hano maze se umugabo utaha mu rwe se agira isahara wenda yanaje ahura n'umwakiriza agacupa nabyo cyangwa wenda yaba yiboneye akanyago k'i Kigali ntabwo ntisimubujije iyo mari ipfa rwose iyo mari igise narambirwa aho azarambirwa azaza ansange umutegereje nimukunda kandi nyamara wasanga y'umutwe yaje nanjye nyine byakira impuzu ariko se Kamari ubundi uramenyereye
ndamenyereye disi nabaye umuturage w'ino. ariko turabona umeze neza amazi yaho yakuguye neza abyibushye arya kamari wamenye ko mukamusoni uko amaze kubona yarongoye Reka nande se kandi. yatetse umutwe yirongoza kwa Kamari yagicuruzi bahimbye kimara Urabeshye reka mana ya. ariko shaho yararamye nta kibona nyine ndarutse guhurira ku maduka aranyirengagiza ndumirwa ndakubwiye asigaye ahindura mu gaco nta kimenya abagenzi b'ubutaka yewe na nyina yarumiwe nta kimureba. Reka mana yanjye. Ariko burya na mbere hose urya mukobwa ntiyari yoroshye. ntabwo ari yoroshye Ameze rwose. Kamari ariko se amakuru yawe Amakuru yanjye se disi. Ubu ndababwira yayo. aratubwira amakuru yawe yose yatubwire Yewe. Uretse kubabwira ko abantu b'inaha ngaha amayoga azabasigamo imvune nta kindi. Baranywa nyabusara. nawe nukuryiga Barusha igitega nkumva ngo ntikirushwe. Uzi ko n'abagore bino ari kimwe n'abagabo. Usanga bajya mu gitaramo mu kabari. bishoboka Bavumbura uzwari runaka uyu n'uyu runa. Reka sinakubwira n'impamo. Narumiwe pe. mvara umva yo nama y'ambere simwe mushegera kureshya n'abagabo se nta bihuriye none se ko wabuze ujya mu kabari ushagawe n'umugabo wawe n'abawe mugasoma ako gutsirika inyota maze mukitahira urumva washye wakomeza ukajya kuvumbura urwo ubonye wese uwisengereye agacupa sinakubwira Birakabije. nta bihuriye rwose Cyakora uretse byo gukabya arata. Umaze gucogora. bitanacogora se inzara niyateye niko wowe waba ufite ijana waba ufite ijana nabwo wabanje gukanura amaso maze ukarihamba mu kabari aho kugura udushyimbo ti bahoranira runyota bahora niki bamwe ngo barokora yari yaza se abamara. Ino rero disi nahasanze itorero twitorezamo kubyina no kuririmba. nibyo mukora gusa se nta mashyirahamwe haba Nuko mwandogoye. Ibyo tubikora turangije indi mirimo nyine y'ubukorikori. ni byiza kudoda gufuma n'ibindi nk'ibyo mbese bahora baririmba bose. Ikimbabaza rero hari nacyo nashaka kubabwira nuko nta mashyirahamwe y'ubuhinzi abagore barimo. Yemwe n'ay'abagabo n'imbarwa. Nureba ko iwacu haracyari iwanyu se iwanyu ngaho rero wabona mutanyigaritse yakiri iwanyu wanyu niyo wagiye wa ntubona ko mufite ishyirahamwe ryo korora no guhinga mugakorera hamwe nyine nta vangura. Ino reka da inaha nta mugore ngo iki maze simugukiza ku mine ndetse n'iza perefegitura zimaze iki niba nta mashyirahamwe mufite maze ntimubura ibyo mujyamo uretse ko agahanze kemerwa umusore w'imyaka 18 niwe uzigisha guhinga umusaza ukurwa uruvi koko wavutse ahise ahinga akabyiruka ahinga maze uwo mwana niwe uzamubwiriza uko bakubita isuka. ariko nawe uracyarinjije ibigezaho kuko ibya kera si byo by'ubu. ubu buzira kera uzabusanga he? urambwira se ko amajyambere azahanagura ibyariho kera? igiti cyera ubwenge gisaza ikindi kigishibuka di. niyo mpamvu rero bagomba gufata ubwo bwenge bw'umusaza n'ubw'umusore maze njye ndahamya ko uwo musore yaba ahugutse bitewe n'ibyo yavomye mu bitabo byo mu mashuri. ariko kandi nanjye kinshobera nuko ubwo bwenge bahashye batabusembuza inama za base bo baba bazi ubutaka bwabo kuruta ibyo bavuga mu bitabo. bakire di twese erega burya ntimugayorwe ibintu. Ibitabo byinshi byanditswe n'abazungu kenshi badupfunyikira amazi tukiyemera ya mazi akazimya n'urukongi rw'ubwenge bwa bene butaka. Uzi ko ngo haba hari umuzungu bari basabye kutwigira ukuntu bashobora guhinga umuceri mu Rwanda. Hanyuma uwo muzungu yaba yarihandagaje agahamya ko mu Rwanda nta muceri ushobora kuhera. Nyamara ntihaciye kabiri umushinwa ati jewe ndabishoboye. Ashinga 10 bishanga bibyaza umuceri. Ubu se ntiwera. Rega ingiro nk'izo se nizikigaragara. Kamari i Kigali yarutse guterana inama y'ubuhinzi n'ubworozi ngo biga uburyo babona ifumbire. Urumva nta muhinzi rw'imbyo wari uhari, nta mworozi w'umuturage watumwe, bose bari intiti zitituza umuturage. Numvira nawe ubwo nawe ntimwambwira kandi uwo rubanda niba icyo kibazo kireba cyane. Niwe kireba nyine. Niba bucya akabatura isuka ajya mu murima rikarenga arembera n'isuka ataha. Azi ukwiyogira iki? Ndakeka ko yari byibuze kubasobanurira ingorane ahura nazo. Imiruha zaruha atari iyo fumbire. Yego nyine. Ese muri zaturuka hehe?
niko icyambura mu by'ukuri niba barabonye aho abo banyabwenge bazakura iyo fumbire barahabonye se ngewe hari n'ikindi cyihariye kinshobera ikihe kubona umutegarugori akingwa ibyo bibazo kandi ari we muhinzi koko yegora kandi ko kuzarebe iyo bahugura abahinzi borozi bakoranya abagabo gusa inama zigatumira abagabo bahugura abakangurambaga mu by'ubuhinzi n'ubworozi bagatwara abagabo basura za serire bazigira inama abagabo bakajya imbere kandi nyamara ntawe ushidikanya ko umutegarugori ari we ufite uruhare runini nyine muri iyo bizi ibyo bya kijyambere agomba kubimenya niwe rero bagomba guhugura bwa mbere kandi mwikomeza kudusebya ntabwo ari ukubasebya mwikomeza kudusebya ntabwo ari ukubasebya simpamya ko ari bose ariko kandi usanga kenshi umugore ari ukutuza cyane agahingira urugo rwe akamenya umutungo yahura ihene yahirira inyana mbese yewe urumva ko ari ugomba inama kurusha abandi dore nk'ubu mbese nguhe urugero dore mvuye guhinga niba ko mvuye guhinga ndabibona uzanye n'inka ariko wahinze mu kabande ni mu kabande aho hose uhura n'agakuka kararuza uhura n'agakenyeri ukazana ariko haramutse habaye inama batumira umugabo wanjye kandi yibera mu mujyi ariko se niko kamare yumvira nawe rwose mba naragushakiye gushayaya ugomba guhinga ariko mugomba gufatanya ariko mwaraje koko nzajya no guhenda mu ntabire koko erega si ibyo tuba tubasaba kandi uhari utaza bakwasura uko cyangwa ukazana amazi yego data sengiye kumera nka cya kigabo umugore yajunditse inzaratsi none kikaba cyarabaye nk'igihunu yumvira nawe usanga kiva kuvoma cyangwa kijya gusenya ubwo se uramugaya ukumva umugaye cyangwa umugore akamwohereza gutera intabirera asigaye mu rugo wenyine namwe mwaranyibeye aho mubona bumvikana mubona barabarase ubwo se ko umugore aba yasigaye akora indi mirimo nyine akora indi mirimo ikigayitse kiba kiri hehe koko kuri uwo mugabo jyewe aya majyambere azansiga inyuma sinjye gusanze nakumvise uzarorere pe gufatanya se ni ugutegekwa n'umugore ese kuki mwaremukirana mwahimanaho gusabana yegora aho kwiha gucunga iby'abandi mwamenya iby'iwanyu mugafatanya kuko muba musenyera umugozi umwe naho ibyo kuba inganzwa bikajya ku ruhande ndabazi ko mujya impaka za ngo turwane nimusezere dutahe oya nibyo kamari tuzagaruka nawe waje kutwishyura yewe mubyumvise yewe maye ndacyaharaye ku munsi azaza ndacyaharaye kuba mu rugo di sindatangira gusura abantu ariko meze neza pe meze neza cyakora disi naza ndamubwira ko mwaje arishima cyane mudusuhurize cyane ndanamusaba ko twabiteganya tukazaza kubishyura ariko ndashaka ko tuzajyana ahubwo no kumuratira ya mirima yanyu di yo muryango amatungo mbese byose mbese nyine ya hene yarabyaye nyagaze reka mbese uzaza wahera ijisho ni nziza we areye ni nziza koko nazo tuzaza kuzimuratira ndeka numva nkumbuye koko yewe reka duhaguruke tugende mundamukirize bose murakoze ku murongo ntihagire uwo mwibagirwa ariko disi mujyanye inyota disi muramba ndababaye ntacyo bitwaye twasanganwa n'amagambo nzabahishira ubundi muzaze rwose ngaho muramutse cyane mwitegure kandi mudusuhurize cyane ngaho bisi we musuhuze bose mubaramutse mwibagirwe kudusuhuriza cyane yemwe abiwanje muraho yemwe ayiwe mutabano uraje se di yewe data we kamari uraho neza uraho kamari ni amahoro data we ayiwe uraho mutabano uraho neza yego
Imana ishimwe rwose. Yesu kuzwe. Iteka. Uraho mutaba. Yego. Amakuru se. Meza. Yaraye kukubura gusa. Ubuse ndarota nibyo se cyangwa. Oya ntubona. Se nibyo di uraje. Icara. Ayiwe. Ndishimye koko. Yewe Yaga disikwibana hano sagasana gasengwa. Ayiwe nikose. Amakuru se. Ni wowe se? Yewe nshake nakubikiye akahwa hariya keza. Eh? Cyagege. Pereza. Ndanze mukuzana. Urwagwa rwiza ariko. Kanomva urwagwa wita rwiza. Kandi ubona urwagwa rubitinda. ubona umutobe wundi uryohereye. Oya data. Inzoga yawe de. Umva. Kanyura muzura ahubwo. Ayiwe uburaje rero. Naje. Ndishimye koko. Ceceka. Ubwo nuko wivuga. Uziko numva mvuze ikintu nkabura icyo nkubwira n'icyo nareka nuko nifata. Data we. Tangira umbwire ntukabura icyo umbwira. Oya we ntago nubona mu bituruka. Yewe. None sama ngese burya ndarushobora ugira ngo. Kana niba ari uko mba ngiye nyine sinasomeho. Gerageza useka nabwo turi kumwe. Cyabagura. Niyo nanasinda uhari nta kibazo. Guze wasinda. Ntugasinde. Ni bibi. Ari wowe yimaye se ubwo nabwo wababara. Oya. Nikose ye. Yawe akira. Mana ishimwe. Mana ishimwe koko disi. Rungu ryaranyishe. Nabura uko mbigenza. Erega sigiye. Ndese. Ubwo se iyo nkuri iruhande mbabara hehe. Tange naho nyine nicyo gituma gahinda kaba kanye. Mutabaruka yaraje kwa gatandatu yigishize. Ambwira kutakije numva ndapfuye pe nyine. Ari niriwe nkwiteguye nyine kunguraza. Bose hari sawa zingahe? Yaje ari nka 2 z'ijoro. Ndi hanze amaso ngo none waza kurya ahubwo yashuhuje urugi nkarukubita imbarara gakingura nkamugwa mu nda. Erega umugwa mu nda. Burya hari ukuntu muvuga kimwe. Ku buryo nari nabitiranyije. Maze numvise mbonye atari wo koko numvise mbabaye se kubyo ntakubwira. Ngaho naje kuvuga neza. Ariko rero utago uzajya ubanza ushishoze. Kubera iki? Nibyo nkubwiye gusa. Kurabunza muta. Ariko ubundi tuzahora n'iteka. Yewe. Tuzabuzwa n'iki se? Tuzahora n'iteka nyine. Yewe nta kizabutandukanya koko. Ariko cyampa Imana tukazaba n'iteka. Tuzaba n'iteka humura. Ariko kuki ufite ubwoba? Ariko se wowe hari abatura nk'umusozi. Mama gusa tukazaba n'iteka maze tukazapfumbatana tukajyana nka rya jambo ngo bikundanye birajyana. Yewe. Ego nyagasani. Ariko disi izo ni nk'inzozi. Buryo uzagenda nsigare cyangwa se ngenda usigare. Reka yewe icyo si ikiganiro ko wabaye ute. Nibyo. Reka bapfa ntibabuze. Uragapfumbata amaboko. Uragapfusha amaboko. Urupfa ariko. Nyikomereza ahubwo ibyo twawe twitangira twari twibimburiye. Natinze Kigali ntunganya inzu twazaturamo. Wowe nanjye. Twembi. Nuko twembi nyine. Ibyo byiza rero ntako bisa. Ariko abana niyo neza nanjye twibanira. Ariko uzaganya iki? Ega nani koko iyo nzu ntugire ngo ni inzu. Aha. Ariko ko ndayigura da. Hasigaye no gushyiramo utuntu tubuze si twinshi. Ariko ibyangombwa byagezemo nk'igitanda cyiza Kigali kinini. N'ibikoresho byo mu rugo. Nibyo rero ubwo hasigaye wenda ubwo nuko uzashaka nk'ibindi bibuzemo. Iyo nta kibazo. Niyo ibyaba bibuzemo nta mbese nk'ibikoresho natwara ibyo nkoresha hano da. Cyari ko byaba bitwaye. Gusiga tubirunze hano nka nakoresha ibyo da. Hasigaye ukaza. Nkaza we. Narambiwe no kuba nk'ingaragu. Nyine se. Nako n'ingarama kirambi kandi
umurivure mu mutima wanjye di. ayiwe nanjye mba mu nzu njye mwihoma mu kwanjye nawe ugahoma kwawe. Yegura ndambiwe no kurya sangira n'umuboyi nkaho udahari. Yego disi. Ariko nubwo rero mbwira ngatakarwa mbere yo kuntaka uzabanza ureke kumara n'imyaka. Ntukandogwe kaburi cyago muri kindi. Iya Kristo. Urya ko nkubonye uteta untera imbabazi. Ogwera nisheja ushengererwa n'abavandimwe burungano rwawe. Urya rero niyo numvise ababyeyi bakuririmba bakuriburira ibyabo. Numva nishimye bitavugwa. Ayiwe nimvugira ibyo nitekerereza. Oya yewe ntukabitekereze. Ntukabitekereze jyo bimbwira. Nkubwira se. Jyo bimbwira kuko burya ijambo ryawe rikomeza umutima wanjye. Reka. Nawe nuko. Ayugumye bitekereze bigumemo. Yewe. Kuko ubona iteka nibyo mba nsenga. Kuko iyo dutanye kandi tutanganye ugiye ku kazi. Sigarana urukundo ruvanze n'ishavu. Rwose ishavu yo kuzagomba guhora mpanze ijisho inzira ivi ugiye. Bwaba bwije rero nkaguhamagara. Ukampamagara? Gusa bazakumva umpamagara nagiye. Nabonaga ntacyo ari byose n'uri umugabo wanjye. Uri uwanjye. Nabona gatotsi ukaza mu nzozi nta kindi nkirota. Nakanguka nkakubura. Data we nkumva nyine ndashize. Yewe we. Ngakabakaba ukuruguriro ahandi njyamo. Bazaga n'ubukaba. Nifuzaga. Humura yewe. Ntibizongera kugushengura. Humura rwose. Ihangane iki cyumweru gusa. Oya ihangane. Iki cyumweru gusa. Kwa gatandatu zangu twari ntuzongera gutwarwa n'agahinda ko kwifuza umukunzi wanyazwe n'akazi. Yego disi. Nzakugumira ruhande nkubikire. Ahubwo rero. Nzayobora inzozi zawe nzizemo kandi nkuri ruhande. Kagira Imana. Numva ahubwo. Maze ntegereze ko wicura ngo ucurangire. Sibyo se? Nicuraga rero disi. Nkabiyowe ngashaka agatotsi gakanyangira. Ngatangira kuguhimbira ngutaka ibisigo nyine. Ngaho se mbwira ntumve ariko here ko cyo wahimbye bwa mbere nsubiye ku kazi. Ngaho se numva gusa nk'ugiye ku rugamba rw'ubuzima. Kugira ngo rero dukunde turamuke. Sibyo se? Nibyo nyine n'ubundi. Niyo mpamvu rero nagize nti ugiye gutabara ngiye kugutaka. Ugiye ku rugamba ngiye kukuririmba. Ugiye kundwanira dore icumu witwaze. Inshyimbo yawe izamahiriza abanzi. Umwanzi w'inzara uzamutsimbura atarantera. Ngiye kugusigarira ku ntebe mu gicumbi. Ncumbikira urukundo rukubise urukumbuzi. Umunsi uzagaruka uzasanga. N'ibindi. Oya yewe wenyine ibyo byishimo. Wenyine ibyo byishimo komeza numve nguwe neza. Ngaho se. Komeza. Umunsi uzagaruka uzasanga niteguye. Maze umucyo wongera urasi wanjye. Sibyo? Nibyo. Umunsi uzaza nzakugwa mu nda. Urumva? Nakwa ndanguye mu nda. Nzaguhemba kugutonesha. Uzaza usange nashashe neza. Umutima ukeye ngukesha inkindi. Inkingi mu nzu zivuga imyato y'urukundo rwacu rusabana. Sikuru umushakashatsi. Ni byiza. Apfuye umushakashatsi rwose. Maze rero banekereza bitondekeranya kutyo. Niko nanibukara ayo magambo ameze gutyo. Nikoze. Humura. Nzakwambika imitari bengerana urukundo. Ntamirije imidende irabagirana nkawe. Uzantegere mpumbya ngiye gutabara. Nengaruka ngo usimbagize ikirere. Imana nyarwanda igaba urukundo iganje mu munezero. Niduhunda imigisha myinshi sakare kubuzabyara mu shusho ryanjye. Ayiwe. Gukunda nibyo bya mbere koko. Rwose. Cyose inshuti nziza. Ndakwitabye. Ndaba. Ndagukunda pe. Niko. Ntacyo mvuze ntiteranya. Yewe.
hari ikizuzi cyaza koko kikaruta urukundo. ndakizi Arabwakibona. ndakizi ariko ndagiguhisha kugira ngo ugere amatsiko. Oya Dieu, gusa wambabari ukakimbwira. ntabwo nyivuga. Mbwira Dieu ta. Wembabaza. Ikimbwire Dieu. ni Kamariza. Ariko nawe urasetsa. Ubwo se ni icyo gihe. Uzi kusetsa. N'iby'ukuri cyangwa se ndakubeshya undutira byose rwose. Kamari nawe nuko uruta urukundo kuko ari wowe soko yarwo. nawe urarundutira. Nk'iyo ugarutse untura umuneza nk'uku, umunezero ngugira igaburo, umuze w'irungu nkawibagirwa, iyo ubanza amaboko nkayabamo imbohe. Kamari Karame, nzagukunda naguhawe. uzaza asanga dusa n'impanga ziremye mu ishusho ry'urukundo. kagira abana. Mutaba Kamari nzakubaha. Yewe nzakubaha ngo uheshe ikuzo mu bo tubana. ugasitara. Yewe nzagutumaho tujye kuvoma ku iriba ry'ihirwe. Kamari Banyumva. Kamari Karame, nzagutumaho intashyo ngo se bakuze i Kigali tukabana iteka ubuzira gishyika. ntugacubangane. humbya gatuma itaga 5 yinage. kuwa gatandatu nzagutaho nje kugutwara. ureke kwigunga ufite umukunzi muhuje amagenzi muhuje amatwara. kagira Imana maze dusangire ingendo y'abeza nk'abanyampinga. Yego ntugacumbagire ntukanyaguye. ngusabye gukomeza ubutware butanaza umurava. akira soma mpereza. ndabikwemereye. urakoze. ndabikwemereye nka wa munsi nagusezeranije ubudahemuka n'urukundo utazigera rucubangana. ngo nujye kwiruhukira nabyo kugukunda ko no kugukundwa akaza si ibyo ntoza byabaye kamere kuva nyikurabukwa. ntabwo se bicuza ko wanshatse. Njyewe ubwo se urakomeje kumbaza utyo. abandi mwuzuye abese nuzuye nande se mvara se mutabaruka mu bindi mwe wese ntiwicuza. oya sinzi icyo ushaka kugeraho ahubwo nakwiganiye ko ngukunda ko nzakuriburira abadushingiye. sibyo? nibyo. nzabwira amahanga aguhimba ibigwi, yewe no mu ngoro ya Nyirihirwe nzagorerwa igiti cy'umugisha. ndumva uramenya ariko ntikizabyara inzara zitsemba ubwizerane. aho wampaye inka. ntukankekere ibyo bitagaragase kuko nzarinda nipfira ntaguhemukiye cyangwa se ngo mpemuze abatubyaye. nibyo ibyo nibyo byo rwose. erega igiti cy'umugisha ni urukundo, naho cyawaga kiragahabwa abanzi nyine, abanzi bacu nyine. nibyo. yewe shyiraho agacuma hirya. ngiye gushyiramo kandi oyarekeraho. ubwo nagumye kurwishinga. ejo rero nzasubira i Kigali. nawe buke utangira kwegeranya ibintu. ubwo nzaza kuwa gatandatu nzaba nateye n'imodoka ku kazi maze duhite twimuka. sibyo? tujyane nyine. tujyane kuko nyine mvara. ni ibyo rwose. ibyo biranyuza cyane. ndishimye koko. yewe ngiye kuba nirambitse. genda nanjye ndaje mbanje kwitera amazi ndagira vuba ndaje. ntutinde. ntabwo ntinda. ngiye gukaraba ndaje.
Kamariza karame ariko uracyakurikira uracyakaraba ndaryama ndaje urara mu mazi suri igikeri gira uveyo yewe ndarangije nanjye ndaje ndaje tena nawe sindukira yewe ubwo wabiryamye sinarinje ngaho se vayo ndarangije ukubwe neza narigeze cyangwa wera yewe ngaho rero igira turyame ngaho umbwira amahari ko uretse gusinzira umbwira amakuru gusa urahita usinzira utambwiye amakuru gusa naguhamagara duke kumbwira igitanda nacyo ntabwo kiguhageze reka maze ndareba umaze no gushishaga ntashisha se sindya cyangwa se nkora ifaranga nawe nangaga gusinzira ntakubwiye nifite ijambo nshaka kukubwira ngaho naje rero gubwa neza umva rero nkubwire uzankunde nk'uko ngukunda nzagukunda nk'uko ngukunda uzankunde nk'uko ngukunda oya njye nzagukunda nk'uko ngukunda nk'uko ngaho mbwira ubwo rero ijishuga nawe urabyumva nabanje kugira ikintu gisa n'igishyika kuko usa naho nagutwaye murumuna wanjye ari mu mashuri nabonye yarambereye umuvandimwe mwiza asa n'uwabimbabariyemo ntacyo nicuza kuko nanjye nari mfite ingabire yo gutunga nkagutambutsa kubagutega ntawe nzagahenge mbonye akureshya niyo yaba afite agatuza agatumikanye kazamuhenera umuzimu wanjye azamuzirika ku gasi kayihande uranyumva ndakumva uretse yuko numva bisa n'inzozi mu mutwe wanjye wigize hino ngutsinda ajya mw'ayo magambo ngufashe mu misage nsanza nishimye ngasara umusa w'umunezero ko ntajya kuvoma kuri iri zuba yego mani igisoro cyanjye ufuniko w'igisoro cyanjye uramenetse kuvoma ryaha nabyo nabikoze ibindi ariko nabivoma ryaha sinjya ariko hanze njye kwa ndebe ko banguriza mu kabegeka akazi kanjye nyine asiki nuko nyine hamwe ko tuzajya mu Kigali nabandi Minisiteri y'Imirimo ya Leta n'Ihugurwa ry'Abakozi ibabajwe no kumenyesha ababyeyi, inshuti n'abavandimwe ba Mutabazi Karaveri wakoraga muri iyo minisiteri ko uwo Mutabazi Karaveri yitabye Imana uyu munsi mu gitondo azize impanuka y'imodoka. Bimenyeshejwe cyane cyane umubyeyi we Gasimba n'umugore we Kamariza Juliana bari muri komine Kigoma hamwe na Mutabaro kuri muri konje nawe muri komine Kigoma. Umurambo we barawusanga mu buruhukiro bw'ibitaro by'i Kigali. Basabwe kandi gutegereza imodoka ya minisiteri za kubafata. ndanze ntabwo ari we ayo we ntabwo ari we tata we oya we simbyemere rwose simbyemeye ayo we kowe mama we yaba mana yanjye we ubuze mbaye wanda we none yaba ari we tata we niwe nta wundi ariko ubuze amazina yacu yose niwe tata we n'amagambo yarayambwiye nimugoroba
nagariwe data we nkabona n'igisore cyanjye kimenetse ngo ni imishingiriro data we ubuze mbaye wanda nyagasani wenda abantu uziye data mbigize neza abantu b'i Rwanda ntabwo mbyumva koko Mutabazi unsize ute koko unsize unsize muganga ya data waganyaguwe unsize mukaga ntazikuramo ubuze ugiye data yazirikana amagambo twaraye tuvuganye bwo kubona umemukiye wibagiwe ibyo twavuganye ntibamemukiye kandi koko aho twari dusezeranye kuzapfumbatana tugapfana uranze uramemukiye koko none ngiye guhemuka ntabwo mbyemeye ntabwo wabikora we ntabwo bazankundira we ntabwo bazatuma mbaho umaze gutabara mutaba koko ayiwe data we hindura usunda yihande neze se ngo abashe muri aka kaga kangaratete ntabwo ari byo ntabwo ari wowe wapfuye simbyemeye urankunda ntabwo wansiga we urakota we ntabwo wansiga we ntibishoboka ntabwo wabikora Mutabazi we ntabwo wambipukira reka nikomeza umutima kandi n'undi bitirana reka njye kureba ko abasaza bo wenda babimenye ayo data we Mutabazi we bahata nditaka mubwira ngo aze tujye kumuteza utwayozi akambwira ngo nibyo bapaganye yarangiye rero we kwicuza nuko byari byanditse byanditse ko Mutabazi wanjye kinduka zize ikiriya gikenye azere yasana kumukobwa wundi niwe n'umuteye umwaka ushobora yakitwa n'icumi turamutanganza tuzatsema umuryango wose n'ubwoko bubiri umushinga aragasoreza baja kumuta njya nta gasubiza mfite nta n'ururimi mfite je ndamubwira yakumva inshuro ndamusohora yemwe abahana ese kuzinzi uruzenyera mu nzu aho nukiga ko ari yawe nyondo umaze kumusira ingumbi sohoka dore ngo karakanura amaso turamugukurikiza nta soni rero ahorereye ugumye yirate gusa twirirwa se ntuturuzi sohoka ndabona usa n'uwari uzi uko biza kugenda utegereje itangazo kuri radiyo sohoka ujye gutera hasi umurambo aho ugarama i Kigali niho yari yaragiye guhahira apfata bireyo kanyago sohoka gasohoke butsinzima dore mbese ko kari ifuso bose vayuze bose bamuguha umuryi ndakubwira ndi umugore nigakuswa turanimbazi amaguru yiheke imandwa ari injiko nigi kenyara gakenyuka nta kubyaye muri twe uwo twabyaye tugiye kumucukurira ndahunda zizura ki wowe washanuka ararara ariko ubwo rarira uratera imbabazi rero uratera isoza ahubwo shoza atera ngo uracakungura ngo nawe kuducenda sha dure wisobokwe nako ntakiriwe dure uyu musaza usanga jamara urugenge umwana wacu Mutabazi nzamuhore uragapfa tuga ariko kuko mwaretse kunshinyagurira bigeza mwaretse kuntera agahinda kuko waraga ahura n'icumu wose ngira tuze kubiza mu murambo mbabajwe na bike kubona Mutabazi wanjye abaye umugwagasi koko hejuru ye yatamurongora ntacyo babaye niho wenyine ndeke mu ndorera usabazi hora sica ninjye bagiyeyo hari hashize igihe kingana ikimubana cyahehe nta amezi abiri n'iki cyarashize yatarongora dore yatarongora uyu mushingwe kazi ndituma tumubuze ajye ndivugira ko niyatarongora ntiyari gupfa azize gukubirana ngo aje kureba za bagore be
ngaho ijoro n'umunsi ntabahuye na nyamunsi ariko gira tugiye uraba wishimangaza nikare kandi rero n'amafaranga y'imodoka kuyo yari yakugemuriye nduke gikwara ndi twateguye rega ntubicire inyeri kuva yamuzana nta faranga rya Mutabazi nzi nta gacupa nta kenda nta gahaho yewe nyina we yarangeza hamanuka ngo arayampa nkayamarira mu kabari yewe reka mukenye ni mu gihe yaramukoze ko ni mwoya twe kuryana ko hejuru y'intumbi tuzaba twiyerekana uko tumeze nyuma ko muteye biragayagaye zakuzana ibyo bagusabye nta kintu cyo gutesha igihe kamwe komeza gushinyagurira watabaye rwose ni mubanze mu mahoro we dutesha igihe badutesheje umwana ugose ruto bagahura n'amacinya ni gendere ndabona genda urankoreye genda hagiye da maze rero Gasimba ndabyumva wihangane niko bigenda wagira ute duhangwa no kuva gutabara maze uriya mukenya tugahita tumukatira urumukwiye nuko umwamagana akagenda ubutagira impamba ye ubutarora inyuma reka ndagiye kuturimbura ndumva amategeko atatuma tumusenda ngo tumumeneshe kandi ari umugore w'isezerano ibyo ndaco hari umwana yahabyaye ngo yitwe kubinda umugabo asize hari ibyo kuzamutunga reka ibyo tubyihorera wa mugani we erega shenye ibyisi biravuna koko nura mukenyera atofunye ngo n'umugore ahubwo natekereje ko namushyingira uriya Mutabaruka maze agahita afata ibya mukuru we ntihagire ikigenda ubwo urashaka ko n'abakenyuka oya nanone urashaka ko akenyuka oya da nawe ubanza utagitekereza neza ngo munumu nawe ko ndumva umuntu usuhuza banza baje gutabara ubwo ngubwo warangije kwitegura ze tugende kandi wihanagura amarira ntugende umbyinekaho irantira gukomeza kubabara muri aho namwe nimukomere kandi mwihangane kugenda yego muraturuka ese mwana wa ese mwamenye iryo cyano twagushije ndetse Kigali nkorana na Mutabazi ngombe ndiyobekana koko ukorana na Mutabazi nkorana na Mutabazi wakoranaga nawe uvuze ko nyirugo yapfuye ntabwo ari bumwishe twakoranaga muri minisiteri y'abakozi ba leta akazi kanjye no gutwara imodoka yewe nta kintu nababwira ukuntu twakubiswe n'inkuba yari utazabaho koko twese twamukundaga ntawe yangaga buriya niko bigenda mwana wanjye mugira neza abaho banyohereje rero kubatwara wese uvuyeyo ngo byaba byagenze bite kene gipfayongo urabimenya se umuzuri tacekaho tugenda ahubwo ese sha ufite imodoka dukwirwamo twese ese nyine ko nakubajiriye dore uyu musaza tugomba kumuherekeza tukamushyigikira muhumure nahabi yakare yaje nta ngorane bose barabona umwanya nazanye kamyonete ibice muyigendemo mujya gutabara ibavuna tuyurire imodoka we ntimureba hari imusambira hari umuntu yunamuka akayumva ngaho yagaritse imbaga n'ubundi ahanyuze ubu hari urumodoka rwose ubu ngubu ntiwamenya ubwoko bwarwo rwononekaye biratinda ndahabonaho kanyagwa baraharahiriye n'abahamaze abasumari umva nawe ikimubabaje abashira ku isi ariko umwana wanjye akabaho nk'abashuma haragashibangirwa ku giti ko mwacecetse ko mwese muri mwese kuko nta wundi ushagahinda ko murabiterwa n'iki yewe imodoka barimo ni taxi yazamukaga ihura n'indi imanuka yasaze maze rero ibure rutangira mbese feri ishaka gutuma hande rishaka guhungara abashoferi wowe nabo maze nyine birakocorana kubera iyo yazirukaga Kigali igenda yumva itazigana reka imana izababaza amaraso yacu nibakomeze batwice bagende utagisira ntemukire muraho namwe muraho yego mukomere murakomera Gasimba we yewe twari amahoro uretse aka kaga duhuje nimukomere iby'isi ni amayobera rimwe na rimwe bigahinduka ubundi bigahinyuza intwari none se twagira dute
agira utese ko aya ni mwimanganye niko ibyisi bimera wagira dutese wowe kubibona koko ngajuru ahubwo ni mukenyere tujye Kigali hakiri kare da nta kundi bimeze rwose usanga twari tugiye kuzana umuramboga dore umushoferi ku kazi batwohereje nabo bakoze shenge maze sha uzambwirire minisitiri ugutegeka minisitiri ngo urakoze cyane wakagira imana dore uzamumereye umukono urumva uyu mukono erega wowe uracyavuga ubuze minisitiri namuturuka hehe se wagutumye minisitiri awi igikeri kiti mpuriye n'ibiguruka aho rero hewe iza amahirwe nsanga mutaragenda hari n'abandi bagabo babiri turi kumwe basigaye hanze aha ngaha nakaga rwose tajana wo kabyara we agira uti nibaze tugane yewe nta kibazo ubwo turajyana aragenge we genda urampemuje pe kubona ntarayigenda nkayigana njya guheka ikiba cyuwo nibyariye urakagendera kuruha ngo nuko kugenda nta wundi buryo none se kugira ngo tukagenda kugenda rwose tugende ubwo mu gihe tugende tugende bose tugende twihanganuze nawe ni ukwihangana niko bimera ubuzima arara ijoro peri gatandukana taguhetse na gatoya wamane buri kintu cyajya gituma mbona dutatsi koko mbega ijoro nibuze n'ubundi abantu bazaga kurara hano bakamfasha ijoro baganira none bamaze kundambirwa bose bisubiriye mu ngo zabo ubuzima bwabo burakomeza uko bisanzwe ejo bazaba bibagiwe uwapfuye batibuka n'uko yitwaga si ubu ntera imbabazi ninde ngewe nakwicecekeye agahinda n'ijya ukihariye njyenyine n'abariya biha ku muntu ushaho urukundo ni ukubeshya keretse wenda nyina wamubyaye we nawe ufite igishyika mu nda ariko mawe nibuza niba nawe afite umugabo we naho njye nzarinda nipfira cyumweru kirinaze Mutabazi agiye ese mama ubona igihe cye kandebe ijoro riracyari mu gicuku 11:00 ntiraganya kugera ndebe na radiyo Rwanda ntirafungura saha yanjye nari nasenga kureba niba ewe ni 9:00 sindageza hehe koko kurara mpuma mu nzu njyenyine koko nzageza ryari urajya gucya mbavu zabaye ubushye nagatotse habe namba niyo nagirane genda Mutabazi urampemukiye nsize mukangara tete pe iyo ujya kwipfira tutarabana agahinda kabari gake ngize kubura umukunzi ngize gusigara mu bantu banshinyikiye amenyo mu bishagaga bigiye kundya pe ye kundya mpagaze ngo mbakenyeye umwana simbaye wande koko nzambaza nde nzabandwa izande harya Mutabazi yari yarabandiwe nde
menya ari mutijima reka mba ariwe nibwirira byose mubyeyi mwiza dore umwuzukuru wawe aje gusanga niba koko upfuye aba adapfuye akaba ari maso ntega amatwi nkwibarize ngira icyo nkwisabira mubyeyi mwiza ndagusaba gucubya uburakari bw'abawe wasize ku isi hari na data bukwe wankundaga bakaba bantoteza nzira uwo nakunze umwuzukuru wawe watabaye waje kugana iwabo wa twese byose muzira guhemuka kuko imfura zawe zishaka ko ndira zikanesha zikankangaranya zikankura umutima ntiteguye ngo nimba hano ngo inyuma y'ishyamba ushaka kubatetesha bo baba bashaka kuntetereza barashaka kwigabiza ibiganza byanjye kandi narabigabiye Mutabazi bampenda ubwenge ngo ndi umwana sinzabimenya mubyeyi mfite agahinda gahindanya kubaho kwanjye ndakagutuye ngo mbarize abakuru mu bana aho tutageze amaso mbariza ruhanga ruhunze urukundo mbariza biganza bigaba amahoro yeze mbariza mutima ubazi itaringaniye uti kamariza arazira iki Waramutse Kamari? Baramutseho. Waramutse. Baramutse. Ntamiramukire. Kubera iki? Naraye nkanuye wonkereyeho. Ahubwo naraye numva wivugisha nkeka ko wasaze. Ese agahinda ko ntikasaza umuntu. Reka ibyo jya ubyikuramo. Ngo nikica akagira mubi. Ariko nari natewe n'umuzimu w'urukundo ahari. Ariko kuki ushaka gukomeza kwitonika? Ibyo rwose jya ubyikuramo wapfuye aba yapfuye. Bishoboka. Gerageza rwose umwibagirwe. Wikomeza kumutekereza. Vikuzimu rwose ujyivuye. Dore ndahari kandi ndashaka ko urashaka ariko urahari sura umugabo wanjye. Kurikira inyari se ntibishoboka? Ntibishoboka, birashoboka. Dore iminsi 8 zaba yinaze. Niho rero hazaye imihango yo kwera maze ukarangiza igihe cyo kwirabura. Nzarinda nipfira nkirabuye. Kongo iki? Kandi ngambiriye kukweza. Ndakomeje rwose kandi na data twari tubivuganyeho. Twasanze ari byiza ugumye mu muryango maze tukabana. Si byo se? Wenza naho oya, wigira icyo usubiza haracyari igihe. Abantu nabahebye koko. Kubera iki se? Bazirikana amagambo yavugiwe hejuru y'umurambo ngo ningire nsohoke ngende utarora inyuma ntagira impamba. None ngo ariko jewe nta jambo ribi ryanturutseho da. Kandi no waba yaravuze ijambo ribi byatewe n'umubabaro. Rwose ntabwo yarakomeje burya. Yehorera. Dore data yaribajije asanga rwose bya byiza ko twabana. Abinkujije rero asa n'uworosoro wabyuka agasanga nanjye rwose bindimo kuva kera. Urarota se cyangwa? Ko ndarota nta kizira gihari rwose. Byaravuze kandi birasanzwe mu muco wacu kumupfakazi bamushumbusha umugabo wabo. Bakamuhumwe muri maramubi. Nta gitangaza rwose gihari. Risubiza aho rivanye. Nyamara nibyo kandi ni byiza. Gusa urabihakana. Yesu uretse umubano n'umushyikirano bigenda biva mu Banyarwanda bitewe n'umuco w'abazungu. Ubundi umugore si w'umuryango. Iyo umugabo rero adahari abagabo babo baramufasha muri byose bakamwubakira. Abana bakarererwa hamwe bakaba umuryango. Mbabara tureke icyo kiganiro te. Oya ndakomeje da. Ntacyo mfite ntacyo gusubizaho. Umutima wanyu uracyafite ishavu ryinshi. Uko iminsi igenda ishira ni kwishishe muri bisigire by'agahinda natewe n'uwo nashatse. Tubicumbikiraho ariko nzasubira mu by'ubure. Urumva? Nzasubira mu by'ubure umaze kugarura umutima utekereza. Urabona nta bwenge mfite butekereza. Ariko windakarira. Sindakara nk'abatindi.
ntibikabeho rwose. ndababara nkagira agahinda ngashavura ariko sindakara. Ni ukujya wihangana. mbabajwe nuko wasaga n'unkina ku mubyimba ushaka ko nibagirwa uwankunze. Oya wivuga menshi rwose ntacyo mbajije. Harimo gishisha ntavura. Ibyo ari byo byose ariko ntacyo uzamburana si byose. Wihogora rwose bari nzajya ngusanganiza ubwuzu kugeza ubwuzuzura nanjye. Sibyo? Ariko se nkawe uragira ngo koko mbigirene? Winatira urukundo kandi nje ngusanga ngambiriye kugoza nkakwibagiza agahinda. Rwose windebera ku rutugu kandi nguteze ibyiza. Wanze ubikunze rwose nzabigutura. Uracurangira abahetsi. Uracurira ncumbagira ntabwo tuvuga rumwe. Uzahozwa nandi se mwana wa mama. Ko niba amaso yawe yanga karasimira se y'agahinda kagutera ipfuno. Urabona uzahereza hese nyagucwa. Uzahora wigunze. Nawe reba warahorose usigaye usa n'umwite bahari uruku. Erega nanjye sinjye. Ubundi bwo nta gahinda. Ubuzima bwanjye bucana n'umuseke bugasesera mwicura burindi ry'ibitekerezo. Oya ibyo ujye ubyikuramo ariko. Ubwire bukaza nkuza agahinda. Ariko kuko nzahereza. Wihogora rwose ibyo ubyikuramo. Yewe ngaho genda wirirwe. Yakutabarira ibigutegereje. Mbese ubundi konje yawe izashira ryari? Uwo natabaye nkundiye niwe ubundikiwe n'ibitekerezo bikubuza guhumeka no kubaho uko bikwiye. Nkundira ngo uhoze amarira ngutoza ubuzima bushya. Ubuzima busa n'urusaro burubengerana nk'amazi yatiki kuzuba ry'agasusuruko. Gaho wirirwa ndabangaruka. Wirirweho mutabaruka. Ndabangaruka nimugoroba ngerageze kukwibagiza iminsi mibi yagukwemuyemo umunezero. Yewe sinzi ko nzagarura. Byose niwo byitera. Ubuzima ni bwiza niwe wanga kubaho. Fungura amaso urebe. Fungura amatwi wumve byose. Byose biraguhamagarira kubaho. Izuba n'imvura birakuranwa bikeza imyaka tukabaho. Reba imisozi myiza igukikije. Ari hanamye, ari isutamye, ari ishinze. Reba ikirere kirese umwuka mwiza duhumeka. Reba abana b'inkurikirane baririmba bahuye inka. Dore n'abandi bajya kuvoma. Dore izuba rirashe mu mucyamo mwiza wa Gasoro. Imirasire yishoye ku bibaye n'ibyatsi mu bushorishori bw'ibiti byivanze n'imitako ku isi dutuye. Dore urusaro rw'urumero yoyoka buhoro buhoro. Dore imirimo ikenyeye imyaka. Dore abahinzi bashotse ibishanga. Dore ababyeyi bahoza abana. Ibyo byose niwe byaremiwe. Ibyo byose birashaka kuguhoza. Kamari, ibyo byose ni ibyawe ndabigutuye. Wikwigabiza agahinda kandi uri muto mwiza uzira gushavura. Kamari. Karame. Cyono wirira wihogora ndahari. Humura rwose ndagukunda. Ibyo byose kandi bigira uko bisa. Gusa iyo bisanga nta gahinda mfite. Ako rwose gerageza kuhikuramo. Cyakora nkwemereye ko ngiye kwibaza ku byo umbwiye. Cyo genda nzagusubiza. Mbanje kugushimira ko byakiriye. Kandi rwose nzagufasha uko ushoboye. Ntacyo uzamburana gifite. Ndagushimiye nanjye. Ngusabye kumporera. Nzagorera rwose uko nshoboye. Ugahosha abanzi. Bamvuga ko ndi igikenya. Nyize ikimwaro banyaritse ku maso ngo amoko yacu acuranya munsi. Ngo dushatse bucya yapfuye. Mutabaru. Nyize isoni bansarika kubera ishyari. Horashira impumu. Nzababwira kuri uwera imbere y'Imana kuko batazi ikirezi cyiza gitanaza umutima wawe. Kibyimba banteye kimbuza guhumeka. Kikambuza ihwemo kinkubitira umwotsi uhosha uyu musonga. Umbuza gusinzira bugacyangenda ndagatwa. Kamari humura rwose. Nzagufata ukuboko ngutiza imbaraga. Ushinjagira utuze aho gushingukana agahinda nk'uko babyifuza. Rwose ndengera ndakwinginze. Wowe ndusha gatuza. Ntacyo uzamburana rwose Mari. Mbariza icyo nzira gituma mbigicibwa. Bambariza icyo nkwiye bankanira urunkwiye. Urumva? Bambwira ko nanjye nifuza kubaho nkunzwe
ngateta ngatoneshwa ngasa n'ugira iwabo urumva igihe nashatse niho habaye iwacu sibyo se nibyo rwose bambwirire ko ntanzika izenga mu mutwe wanjye urumva ninaniriwe cyo nifuza no kubaho nk'abandi uhumura rwose umutego bateze nzawutegura ntabwo bazaza gutamba ineza ku mbuga iwawe mpari nta ntari zadukanga nzabamenesha ibanga ryuje ubugome bwo kwasamira abere bazira icyaha ndabizi neza ntanzi gurangwa iwanyu nta mwaka umutera murabagiramana uwahacumbitse arahakunda akahasibira kankwana Kamari Karame ndagiye ariko unyizere ndakwizera ngaho ugende neza wirirwe n'icyo ushobora kunkorera cyiza ukizirikane yego urakoze uraho mwana wa ngaho ndaho cyo si mwana wanjye uzabaho uti muri ibibazo by'inzitane ntacyo mbaye meze nka ka gapfunyika ka kabutindi ngo barenze urugo kakigarukira amagambo yahavugiwe sinayagusubiramo ngo nzayarangize yewe ndi mukuru bihagije ntacyo wakwirirwa umbwira numvise ko umuryango wose wameze amababada ko bashaka kukumenesha ngo nyagasane nyamara ariko nabona agasobukwe ntacyo abivugaho cyane da yenda ni ukubera agahinda k'umwana we naho abandi bariyasiraga baritsira ahubwo nabonaga rwose ko nzasanga baragucishijemo umupanga byanze bikunze yewe n'ubundi ndenzwe n'ubugenge kuko mwana wanjye urakene ntibwira bwakwira ntibucya iminsi igahita cyakora none nduzi ndahota warapfuye urapfurikwa rwose sigaye wanditse amahara nk'imbwa y'intozo rwose niko ntacyo ukirya pe yewe dore nyoko yakoreje ipfukire y'ifu y'amasaka n'inkarago y'amavuta y'inka maze tugerageza kurya rwose uturunge yenda hari wazagarura kabiri nuko yakoze ese ubundi ntawe ujya uza kukuraza yego nkihumamo njyenyine ariko nanjye ndateta bazakuraza se bageze hehe mbere niho abantu bazaga kurara hano nyuma y'icyumweru barikubura nyine baritahira keretse mutabara kuriya mugabo wacu nyine niwe akomeje kuza kurara hano aho bigeze nawe ndamusezerera none ndamenyereye none se ari gukomeza kumenyereza nabi ejo yakwisubirira i Kigali konje irangiye nkagirane bazaye gusangamo bakwicabukanya kwawe ntacyo bakintwaye ndaganje ahubwo nsigaye mbona bashaka kumfata neza da bamfashe ubu nk'umunoga w'amata ngo baba bagambiriye ahubwo kunshingira mutabaruka ngo akundaga abana ibintu mukuru we yasize inama yarabaye da sarujujwe urumva ubuzemere ntuzazuye hasi ego mana nawe ugiye kumbera nkabo none reka da ahubwo mwese nzababisa nigendere akabana ibyabo sibyo ngambirije nimwumva uwo nari inkunze ntiyakunze ko tugumana kano kaguryi uzagenda tujye wenda nzishore no muruzi nta gahinda wasaze si horazibaho ajya umva gusabye kwiyumanganya ukihangana umvise se wa mbere ugize akaga ibyo rero byivanemo rwose uranyumva ndakumva haryo uwo mugabo wanyameza ati kisimuzi neza uretse kuba twarahuriraga mu makwe yanyu ntabwo namwitegereje cyane ntabwo yakunze kubina yiberaga i Kigali nka mukuru we nyine impamvu ntari muzi ko cyangwa ntiwibuka ko kera yajyaga azi iwacu kunsura urya se ko kari kakiri akana sinamenya ko ari wavumbutse muri uriya musore w'ibyanwa bingana kuri icyakora mbona agira impuhwe da ese mwose zikugirire nubwo niwe wahise ko mweka zikugirire ikizakurikira kizwi n'Imana ntuzi icyo agambiriye ugize iriwe yagungu reka ibyo ariko usigaho bikomeza kwipfayunza dore ndabyina mvamo ugace kibunguhunga amahirwe uhunga umugisha irangira gukomeza kwabwa n'ibyo bitekerezo bibi kanguka humuka urumva
kagira mu kuja kwakira reka kwigunga mu mwijima y'ibitekerezo bidafite icyo bikungura uretse kukurundura yewe dawe haracyari kare kugira ngo nibagirwe. nta kare ko gushaka kubaho wumvise ibibazo kuri iyi si ni inzitane bamwe barasuka amanota abandi basuka amarira bamwe bararya bagasagurira imbwa abandi bakarya inkuna bagakwitira abana kuryama hirya bashinyitse imikaka bashinyitse amenyo yemwe mwiriwe wisuhuza imitima aho gukiriza aho ngaho basuhuza mugiye gukira Mwiriweho. Kamariza mwana wanjye mwiriwe amahoro. Yego mwiriwe. Yego. Uracya uraho Gasimba we ngaho ndaho ndarwana n'iminsi da uraho se nawe mveju urakoma ndaho mveju ya nyenyeri abandi bose baraho twaramahoro uretse ibyago twagize kandi turabifatanyije ndeko ndorere rwose ubu narinje kureba uko mumeze ko mu gihumeka uraho nawe mwana wa muraho yego aha turaho uretse uyu mwana wanga kurya akaba agiye kuzahodoka hega namutabaruka uyu nuko nawe nta kirya da yewe igihe azasonzera azarya ntawe agahinda kishe kagira mubi nk'uyu usigaye agenza umutwe nkuru yuzi kandi atabuze ibyarya umva rero mvejuru ndagushimiye cyane kubona uje kutureba namwe umvunnye amaguru pe ejo bundi ku cyumweru nari kuzaza kukwirebera ufite amagambo nateguye kukubwira ariko reka mbanze Kamari enda nkwitumire mwana enda nyarukubwire nyokuru utimuye kuri ibyo bintu uhita unzanira yaragasasha mama nyaruka mutumye kuri ya nzoga wawe nyoherereje rega nahishimye pe ndetse ko umenya nta mazi wamenye mu najyaga ngira inzoga dashyiramo amazi rwose umusore rero waje yikoreye niho wambwiye kubanje guca hano mpita nza kukuramutsa n'ubundi usanze nayo narinje iwawe ariko yumva nuko nabanje kunyura ku rugo rw'umwana niyo nzira kunyura ku rugo rw'umwana birumvikana waca ku rugo nk'isuri se burya n'intege tutsi abantu bakuru mu gihe tugezemo ubundi mbejuru ndakumva ntukeke ko ari ukukwenderaho nkuboneye ngo ufitiye ijambo rikomeye ngo uteze amatwi w'impinja rwose umva mbejuru inshuti uri ba mwana wanjye twabanye neza kuva kera ndetse turanashyingirana hega na data burya bari baranywanye mpereza mwana hano tsuwa none da aka kanya uvuye nuko akira abanza usome soma hehuse da ongera ushira kugira ngo ntigize abakiri batoya ni nka batwebwe duterwa zivamo turasimbuka umugende duhirimamo biraryoshye da nuko mwana urakoze yego ariko sikomeza ndakumva hanza wakira urwagwa rwe uzi ukuntu uryoshye igihe barwiyengeye ndabizi kanyuze inzira imwe bararukwiye gusurisha Gasimba naho ubundi amagambo yanjye ni make uko bizi twagize ibyago bidutunguye turabisangira nyamara kandi kuba barasi ko gupfa ikindi kandi wampaye umwana ngo abane n'uwanjye bombi bakaba bacu niko ko twese twarababaye uriya agize acyara twibereka ariko kandi akaje karemerwa ntibyatubuza gukomeza kubaho none rero ukunda unkundire nkaba nagusabaga ntacyo wambura nanjye mfite rwose ntukanyagwe na nyenyeri nibyo rwose nkundira ngo ushumbushe maze mutabaze mpoza ku mutima musimbuze mutabaruka bucura bw'abahungu banjye sinamuhitiramo icyo adashaka kitamunogeye kandi nanjye nuko nibyo koko none rero nongeye kugusaba Kamariza nanjye ubwanjye ariko babarira w'indogo urabona umwanya wawe icyo nifuza nihirwe mu rugo rwanjye bankundiye bakabana byaba binogeye ndakakwanga ijambo ribi ryaba ryaraturutse hanze risesereza Kamariza sabye ko ryahanagurwa banje kabeho agahinda mutabaruka wanjye azakamumara ndakaba icyorezo cya myamba aya mpuri maze rero amagambo yanjye nyahiniye ahangaha ahasigaye nyakira ku buryo bwa kivandimwe nicyo ngusaba nibyo ariko gane n'inzoga yanaryoshye mereza nsome maze rero Gasimba ndakumva amagambo yawe aranogeye rwose
wongeye kungaragariza ubucuti bukataje. Aya ni mu gihe rega none se ko twabanye. Maze mungize icyo ngusubiza nonaha ntabwo nashobora kubisobanura mu magambo. Ndumva nahuzagurika rwose sinsobanura icyo nifuza. Uzitonde rwose. Makubaho nanjye ngwaye kuramba ntugatsitare. Maze rero aya magambo tuzasubiremo ndi kumwe n'abavandimwe n'inshuti tuyasangiye nabo bayumve kuko ari meza. Yewe angeze ku mutima. Ndakora. Angeze ku mutima. Kora. Ndagushimye mba ndoga mitari. Nibyo ndagushimye pe. Nahe nagushimye. Hega n'ubundi yaryoha. Twasubiye mu nyenyeri wampaye inka. Hasigaye no guhana umwanya munsi da. Guhana umunsi. Babyeyi rero ntange mbasabye ijambo. Nitura guhaye imana. Irya Kamariza ryo ndaryikuza. Amagambo muhanya aranogiye. Mbasabye ko mwemera ko kubana na Kamariza nta gahato kari. Namukunda rwose kuva na kera Mutabazi ataratekereza kumusaba. Sinahabaye rero nagiye kwiga mukuru wanjye aramwitwarira. Ariko ntabwo nagize agahinda. Ntabwo nagize icyari nk'abatindi kuko nabonaga nyine babana neza banezerewe. Nishimiraga rero kubona kunze afite ubuzima bwiza buzira amahwa. Nibyo byiza agasi. None rero mbijeje ko rwose amahwa yamuhanze nzayahandura. Nuko ndifuza kumutabara nkamuvuna agahinda afite nkakamumara rwose. Babyeyi rero ubwo mushyigikiye ndizeye kandi mbashimiye inkunga mu nteye. Kora hamwe nanjye. Kora rwose. Murakoze rwose. Umugabo rwose. Ahubwo ndasumuvuze neza pe. Avuze ijambo ry'abantu. Urakagabo ndagushimye. Ndetse uhaye sine izakamirwa Kamariza zongera. Murakoze rwose mbashimiye ubwatsi rwose. Maze rero Gasimba murakoze ndabashimye. Gusabye cyakora cy'umunsi wo kunonosora aya magambo. Numvise aryoshye rwose. Ndumva Kamariza ari wowe wadufasha. Ntacyo bivugaho mwana we. Mu mbabarire ndumva ntacyo nashobora kuvuga. Gusa mbashimiye urwo rukundo mu mfurebye. Umutima wanjye ukarushaho kubona ihumure. Mbasabye igihe cyo kwibaza cyakora icyo nzisubiza nzakibabwira. Murakoze kandi. Bejo ndakumva rwose. Ubwo nibyo abana nibo bazadutegeka da. Ubundi nibyo urebye. Andamwe no tujya kwirebera ka gakecuru kiwanje. Hega nuja kura turare tuganira ntaribi. Areko Gasimba. Ninga zimara gusasira gusinziriza kuvugira. Amashengo yawe rwose muzasaza. Kuvugira ibihozo. Nubwo ashaje bwose ariko. Ashaje neza ko musaza nyezo ukamumbatiye nta kimukanga. Nubi ikibazo kiri. Ashaje akabure cyane. Amashengo ya Gasimba bazasaza. Cyari bwiza bwanye mwiwe. Musegarane. Gaho musegarane mugane. Natwe twaza mu kanya tuje guherekeza uwo musaza. Nibyo. Ega data yatwawe. Nataka mama. Kaya gakecuru kazinze ubunyukwe none ngo ni keza. Ariko na ngusanze nyina ashaje avuga ngo inkwano zase zapfuye ubusa. Ariko we nawe kuruta ubwiza. Urashaka iki ngo nyiguhera? Ndagusaba kunkunda. Biti hisure kigiye ngukundi. Dokarima ariko. Si byose. Naho uzageraho wemere ko nkogana inyanja y'urukundo ngusagasimu. Nzategura ku nkombe tuzamuka tugana imbuto z'ubwoko bwose nzi kugaburire. Maze uzanshimira ngorere ko tubana kure y'umuhengeri n'umuvumba bizambye imibereho y'abantu. Ntacyo ngusubiza ubu ngubu. Ibitekerezo mfite ni byinshi. Ibyo ugomba kubyikuramo kareba icy'ingenzi. Ni byinshi kandi ni uruvange rw'inzitane. Simbona neza icyo nifuza. Ntacyo nkubajije igihe uzashakira uzasubiza. Sibyo kandi uzasanga ngutegereje. Ariko kuki ukomeza kubabara kandi uri umwangange? Reka kubangikanya ipfunwe n'agahinda maze ufutura icyo ushaka. Ndekundorere. Wituragurwa nk'ukanzwe kandi ufite abaguhumuriza. Muri ruhande wigira ubwoba. Rwose ambwira ahubwo nkonga icyo ushaka ariko ukunda umwenyura kubita agatwenge. Icyo nifuza ni ikiruhuko ku mutima. Nkabasha gusoma ibitekerezo bindimo bisa n'inzozi. Ubundi bigasa n'impamo. Ibyo ugomba kubyikuramo byose ariko. Nkaberwa kwifuturira icyo ubuzima bunzigiye. Ikintera inkeke ihetse intimba ni amagambo yasize ambwiye. Reka yigomba kuyikuramo. Agasa n'unziritse ku bwatsi.
ngo nyizere unkunde ntawe nzaha agahenge mbonye akureshya urumva reka ibyo ngibyo ko yavuze se ari muzima umva niyo yaba afite agatuza agatumbi kanjye kazamuhenera umuzimu wanjye uzamuzonga reka ibyo ni ukubyikora mu muzimu se buryo wapfuye aba yagiye uretse n'ibyo kandi njyewe ntacyo ngomba gutinya kuko uri uwanjye naragukunze icyo ntazi nuko ayo magambo yavuze ari byo biturutseho Mutabazi yahoraga afite ubwoba ahubwo ko nzagutwara kuko yarazi neza ko yakuntwaye urumva rwose nicyo cyamuteraga umutima uhagaze wigira ubwoba rwose nkundira ngo ufate akaboko ngo utize imbaraga maze tugane inzira y'ihirwe erega iby'isi biraturemerera tutabyikoreye ntabwo byoroshye mba nk'uko oya ibikuremereye nzabikwakira upfa kunyemerera gusa aha nakubwira iki ubwo rero yewe ndumva ndushye ndashaka kubona agahenge urakoze cyane rwose umpaye icyizere cyiza erega n'ubundi burya ngo uruyuzi rujya kwera rubanza ubututu iyo rero rutayanze ubututu burya rwose ngo ntiruba ruteze no kwera amadegede utangiye guca imigani se kandi uyu mukuru arumva ntabwo yirirwa baza amagambo mubwiye ni meza rwose kandi amaye icyizere kinini none rero ngusabye umunsi tuzabwirira ababyeyi bakabidusubiriramo muri ya magambo meza ko ntacyo uvuga se nzakubwira uyu ugomba kumbwira vuba ngiye kubyiga nshyizeho umwete ntiwivune umutima cyane ariko ejo rwose nzagaruka kugutaramira nunkundira kandi nzakumara irungu nzagusiga amarashi ahumura nk'ububane ngo umbanire neza nkubera umukunzi nzaguhunda amasimba asaga ibisage byawe bisezeye neza bigasa n'umusereko ngo tugende duhuje intambwe kandi ibitekerezo bihure nongeye kandi kugusezeranya kugutabara niba ari uwagututse nzamucyaha uwakuvuze nawe bamukoronge wibabara agahinda gasigaye hirya maze uze hino nkumara intimba urumva rwose uze hino nkumara intimba igihe cyose ufite agahinda ndabona utangiye no kumwenyura komeza wibagirwa inzozi mburota yewe simbizi oya rwose ugomba kubyikuramo reba ibyiza biguteguriye wibagirwa iminsi mibiri z'imfura ahubwo urangamira iba ry'umucyo aba ari ryo dushoka kuvoma umuneza twakindikije umunezero maze ibyishimo bivanze n'amahirwe bishora imizi idakuka mu buzima bwacu hahirwa abafite amaso abona ibyiza isi dukinga kandi bituri hafi kuko barushaho kwihangana ntibihebe bagakomeza ibirenge bajya imbere oya nawe rwose ibyo kwiba ugomba kubyikuramo nikuye ndakumva Kamari cyo nkubaza uransubiza ntumbeshya nta soni ko kumbaza icyo kibazo mbwira ko nkunda ubu se ko kuragira ngo nkugirene amagambo yose nakubwiye ko urabona ko ntayakuye ku mutima oya cyo ngusobanuza ni iki kandi ubanza ubyibazeho uzambwira uko ubyumva urumva nikuye urukundo mfitiye ni urukundo nyarwo cyangwa ni ukugira ngo mpoze amarira mbega ikibazo kugeza ubu koko uracyashidikanya kuki koko udashobora kunyizera ibyo bibazo uri gucurura kuko urabona ko bizakugeza kuki icyo nitsitsaho ni iki mukuru wawe amaze gupfa ibyabaye urabizi ndabizi ntubizi se ndabizi rwose ibyavuzwe urabizi iby'amagambo byo ugomba kubyiborera banyise umushingwe kazi banyita igikenya gitsemba imiryango n'ibindi mbese ibyo ndabizi ariko ku isi ntawe utavugwa babarira none se wowe ntufite ubwoba bw'uko abantu bazakubambisha amagambo kuko wemeye gutwara umupfakazi amagambo usavuze iki ndetse bigeretseho w'igikenya ibyo rwose ugomba kubyikuramo ibyo abantu bavuga ntacyo bimaze igisubizo umbwira nicyo nizera kandi ndifuza kumbwiza ukuri rego uretse n'ibyo urumva icyo bavuga byose kuri jye ntacyo bimbwiye urumva niba ngukunze ibyo abantu bavuga bica inyuma y'amatwi ntibigomba rero kubogeka imyifatire yanjye no kwitwara kwanjye urumva uruvugo uruvugwa yigaramiye niba utarubizi ikindi kandi urumva
basetse ntibigomba kumbabaza kuko amenyo mabi aseka nyirayo urumva izo mpondabonwa se yewe izo mpondabonwa nta nshuti yanjye izabirimo urumva kuko yivuze nabi yabingaye gutyo nkaba ntaye ishema kamere muntu urumva nkibaza rero igituma nsebya nawe utari inshuti se namubwira iki azangira ate se muhaye rugari rwose agaragaza ubugwari bwe atwikiriza abunzurunwa gusa asebya abandi yewe uranduhuye ku buryo butangaje ntacyo nabona avuga naho ibyo ngibyo wakomeje kuvuga ngo byo gukenyuka rwose ntacyo bimbwiye giwe ntuzongere no kubirota mu nzozi urumva niba ari byo bikomeza gutuma ushidikanya waba uri umwana cyane rwose utibaza kandi nanjye naguseka bananze gukomeza kwitwa oya kandi mvuye nkuzize nta gahinda uretse ko naba nguhemukiye gusa naho ubundi aho kwitwa na mugiga cyangwa na macinyamyambi n'ibindi birwara bikindura natabara kubw'urukundo byibuze umuzimu wanjye yazajya zimurirwa amabanga ya babiri bahanye imitima yabo maze bakayibangamo urugata rw'urukundo rudakuka urumva Kamariza mukundwa ndumva mukunzi amaho y'iminsi ahandurwa n'umukunzi ntabwo bizi se ndabizi rwose ugomba kumbwira icyo ushaka n'icyo wifuza yewe ndashaka kubaho nta kindi nizi imbaraga ndashaka kumfasha rwose ntacyo uzamburana nkiriho ni wowe ntezeho amizero ni wowe ntegeye ibiganza ni wowe mukiro wanjye mbese ni wowe ntuye ibibazo byanjye byose rwose ndahari humeka ituze urumva humura rwose ngutegeye yombi ngungwe mu gituza kugira ngo utuze guturagurwa uzaza untura ibitekerezo byawe uzaza unsumire wikanze uzaza unyiyamaza usitaye uzaza untura umubabaro uzaza unsatiriza urukundo uzaza unsekera wizihiwe uzaza untura umunezero uzaza ushaka icyizere Kamari umubiri wanjye ufite urukongi ubwenge bwanjye na roho birahimbawe umutima wanjye uragukunda urumva urugo nujuje n'urwawe ibintu ntunze byose ndabikugabiye urumva yewe ndishimye cyane kuko kandi ndakwizeye ubu amahwa mpanda rwose ndumva agabanuka ahari numfasha azashira wishidikanya rwose izere ayo mahwa yose nzayahandura urumva tumva Kamari karame ndakwinginze kundi unkundire ko ngukunda kandi rwose unkunde nawe nanjye ndagukunda kandi nta kintu cyiza nko kugira umukunzi wandibwo nta gitambutse inshuti nyanshuti kuko igukura mu mva y'ubwigunge n'ubwihebe urumva Mutabaro ni koko ngo isa y'ubuzima iva ku mukunzi shenge we iva ku mukunzi